urwaye bw'impyiko ni ikintu kiza gahoro gahoro. Ngira ngo iyo umuntu atabikurikiye nusanga nyine umuntu agera ku rwego nk'urwo nagezeho zigashobora guhagara. Kuko nango ndibuka hari nko muri 2003 niho ibimenyetso byatangiye kuza, ariko ukabyita nk'ibintu bisanzwe. Yego. Ukabona umuntu ibiro wari ufite biragenda bigabanyuka. Ubuntu akabona atangira kujya ndwara umutwe cyane. Nkahora numva umutwe umbabaza. Umuntu akajya kwa muganga mu masantere umva ari ibintu byoroheje, bakaguha zino za paracetamol zigabanya umutwe, ukumva woroshye ejo ukagaruka, ariko ukabona ugaruka inshuro nyinshi. Ngira ngo bigenda gutyo, umuntu arivuza kugeza naho byageze kubona umuntu agenda atakaza ibiro bitangira kugabanyuka. Gake gake nyine ukabona ngira ngo bigera za 2004 niho nabonaga koko ikibazo gitangiye kugenda kiyongera. Hanyuma bigera naho numva noneho kumva nta peti, wabona ibyo kurya kumva udashaka kurya. Noneho biragenda byiyongera ukajya kwivuza. Akenshi ngira ngo icyo gihe najyaga no mu masantre mu bintu byoroheje, akenshi ngira ngo yabizi ko abantu se bahitaga babona ko ufite ikibazo. No yabari batarakibona. Ntabwo icyo gihe bakakibonye, ahubwo nkumva bakambwira ati ubwo nta amibe, bapima amibe ikaboneka kubera navuga ko nta peti. Amibe ikaboneka nkanywa imiti nkabona nta kihindutse. Navuga ni za amibe, ati amibe ntago zikira neza ugakomeza ukagira. Ariko hanyuma abandi bakarengera n'imiti ya kinyarwanda ngo ivura amibe. Nawe warayikoresheje? Nabikoresheje ariko bitari igihe kinini. Ariko ni cya gihe ngo ibintu by'ubuzima byari bitaratera imbere muri za 2003 na 4. Yego. Umuntu akumva ko ari ikintu gihinduka mu mubiri, ahubwo bikarushaho kugenda byiyongera kugira ngo ikibazo gikemuke. Ngira ngo noneho nkuko muganga yabivuze ari urwego ugeraho noneho ukabona bya bimenyetso bigize gute ari byo bituma gutangira kubyuka wabyimbye. Noneho ugatekereza ko ari ikibazo noneho gikomeye. Icyo wataga kindi niho natangiye kumenya, noneho umuntu akajya ntangira kujya ku mavuriro akomeye, mva kuri level ya centre de santé nanjye noneho kujya ku bitaro kugira ngo ndebe ikibazo gihari. Yego. Ko nabonaga ari ibintu bidasanzwe.